nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Ruhango, banyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza, umunyamabanga nshingwabikorwa, umuyobozi w'imirimo rusange, banyakubahwa abajyanama mu nama njyanama y'akarere ka Ruhango, banyakubahwa abahagarariye inzego z'umutekano muri aka karere, perezida wa Ibuka, abacitse ku icumu, abaturage b'umurenge wa Mbuye n'inshuti zabo, urubyiruko, abana bacu, mwese muteraniye hano, mbanje kubasuhuza no kubakomeza. Ndababwira ngo mukomere, ntimuheranwe n'agahinda, ahubwo dukomeze twibuke duharanira kubaka no kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu. Munyemerere nshimire abanyuze hano bose badufashije kwibuka abacu muri uyu murenge wa Mbuye hano mu kagari ka Nyakarekare, n'abandi baba bahaguye bari bahatuye, abahaguye baturutse ahandi, abahashyinguwe bavuye mu baturanyi haba muri Nyamabuye n'ahandi, abafite ababo hano mwese turabakomeje tubabwira ngo mukomere. U Rwanda rurabakunda, u Rwanda ni igihugu kidukunda natwe dukunda, gisigaye ari igihugu cy'abanyarwanda twese atari icyumwe uyu cyangwa uriya. Ndashimira rero yaba waduhaye ubuhamya, abahanzi baturirimbiye indirimbo zidufasha kwibuka, umuyobozi wa Ibuka Honorable Byabanumwanzi waduhaye ikiganiro cyiza kitwereka amateka yacu, uburyo jenoside yateguwe, ko yakozwe, ariko n'amahitamo meza u Rwanda rwafashe yuko turi umwe kandi no guharanira kuba umwe, ndetse n'umuyobozi w'akarere watangiye tuha ikazana twibutsa gahunda yatuzanye hano n'amateka make ya hano Imbuye. Kandi ndashimira na ambasaderi, umubyeyi wacu koko waduhaye ubutumwa, wazirikanye ko asanzwe afatanya n'abaturanyi, inshuti, abavandimwe, abana be, abantu batandukanye bibuka hano Imbuye. Nawe turamushimira ku butumwa bwiza yatwoherereje. Turabashimira rero mwese, kandi turashimira by'umwihariko abateguye iyi gahunda yo kwibuka hano. Birerekana ubufatanye bw'abacitse ku icumu, ubufatanye bw'abaturage bose b'uyu murenge wa Mbuye, kandi bafashijwe banabiyobowemo n'ubuyobozi bwiza. Turabashimira rero kuri iyi gahunda yateguwe, kuko ni gahunda nziza ifasha, iri no mu miti abacitse ku icumu banywa, ikabafasha gukomeza kubaho. Ibyo rero biranjyana no guhita nshimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu buduha cyangwa bwatanze umwanya ngo habeho gahunda yo kwibuka yubaka, ifasha kureba aho twavuye, ikatwereka amateka ashaririye twanyuzemo, ingorane byatugejejeho, ndetse n'urugamba rwarwanywe kugira ngo jenoside ihagarikwe, kugeza ihagaze hakagira abarokoka. Uyu munsi tukaba tubasha guhagarara aha. Mama waduhaye ubuhamya akabuduha, akatubwira ingorane yahuye nazo, n'inshuro nyinshi abishi bamurekuraga bavuga ko n'ubundi yarangije gupfa, nyamara uyu munsi arahari. Nawe n'umwe hamwe n'abandi benshi
bahamya inzira y'umusaraba abacitse ku icumu banyuzemo kandi berekana ububi bwa jenoside, ubugome yateguranywe ariko ubugome ndengakamere yakoranywe. Turashima rero ko ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu bwakoze ibishoboka byose mu rugamba narwo tumazemo iminsi rutari rworoshye. Iyi myaka 2 n'igice ishize, imyaka 2 ishize ntabwo twabashije kwibuka nk'uko uyu munsi turimo tubikora cyangwa nk'uko twabikoraga mbere. Ibyo rero rwose nabyo nibyo gushimira ubuyobozi ko mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije isi, cyugarije n'igihugu cyacu, leta yakoze uko ishoboye, ariko natwe tukumva nk'abaturage, tukumva inama kugeza aho duhawe inkingo. Uyu munsi tukaba tubasha guteranira. Icyo twakwibutsa gusa nuko COVID igihari, tugomba gukomeza kwirinda kugira ngo itazatugarukana tukongera gusubira muri biriya bihe bibi nabyo biza bidusonga. Kwibuka ni inshingano yacu twese nk'Abanyarwanda. Kwibuka ni inshingano duhuriyeho, kandi nkaba nshima ko mu ntambwe twamaze gutera nk'Abanyarwanda nk'igihugu, harimo n'abaturage ba hano Mbuye ndetse no mu karere ka Ruhango, nuko twateye intambwe mu bumwe n'ubwiyunge. Nuko uyu munsi tubona bitugaragarira ko kwibuka bitakiri iby'abacitse ku icumu gusa, bitagifite abo bihariwe, kuko muzi igihe twamaze nabwo hari benshi batabyumva, hari n'ababihunga. N'ubenda ntiwamenya, ariko ibigaragara intambwe tumaze gutera, ubushakashatsi bugenda bukorwa, raporo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yagiye igaragaza, ngira ngo bizajya bikorwa na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, byerekana ko hari intambwe twateye. Ibyo rero rwose nibyo gushimira. Icyambere ni ukubishimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwabituyoboyemo, ariko no gushimira Abanyarwanda babyakiriye, aho dushimira by'umwihariko abacitse ku icumu bemeye kongera guharanira kubaho, bagaharanira ubudaheranwa, bagaharanira kwigira, bakaharanira kwishakamo imbaraga mu bikomere bikomeye byari bihari, bari bafite, bakemera kubana neza n'abandi Banyarwanda, bakemera gutanga umusanzu wabo mu kubaka u Rwanda, ariko by'umwihariko bagatanga imbabazi, bakaziha abagize uruhare mu kubica, mu kubicira ababo, kuko ntawarokotse atagombaga gupfa. Bamwe bo bavuye no mu byobo, ubuhamya ni bwinshi, buri wese afite inzira ye, ariko abantu bagize inzira ndende kandi y'umusaraba. Abo rero nabo gushimirwa ko bumvise impuruza y'ubuyobozi bwiza, bakemera gutanga imbabazi, rimwe na rimwe bakaziha abatazisabye, abatari bazikeneye. Ariko ntekereza ko no kugenda abantu biga banigisha, bamwe barazakiriye, bemera nabo gufatanya n'abandi kubaka igihugu. Igihugu cyakoze byinshi byo gushima. Nyuma y'urugamba rukomeye rwo kubohora igihugu cyacu, dushimira cyane inkotanyi, tugashimira umugaba mukuru w'inkotanyi uyu munsi ni Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, Perezida Paul Kagame. Barwanya urugamba rukomeye, bari bato ariko ntibaba gito, batanze ubuzima bwabo, batanga ubuto bwabo, abenshi nabo baruguyeho, abandi baramugara, ariko ababashije guhagarika jenoside no kubohora igihugu cyacu. Igikomeye cyane nuko bakomeje no kutuyobora mu kubaka u Rwanda rwiza, mu kubaka u Rwanda ruzima, mu kubaka u Rwanda rumwe, u Rwanda aho isano
dufite isano yacu, isano isumba izindi ari Ubunyarwanda. Dukomeze rero dushyigikire, twakire inyigisho nziza twahawe, twakire umurage mwiza twahawe, twiture abaturokoye, twiture ababohoye igihugu cyacu, tubiture gukunda igihugu, tubiture gukunda u Rwanda n'Abanyarwanda, tubiture gukunda umurimo, tubiture gufatanya, tubiture kubana neza no kumenya ko u Rwanda ari urw'Abanyarwanda, emwe n'abanyamahanga bazashima kurutura, bakarutura mu buryo bw'inzira z'imibanire y'ibihugu nk'uko isanzwe. Bose uje mu Rwanda yota yishimira ibyiza by'igihugu cyacu. Uyu munsi rero twebwe nk'Abanyarwanda inshingano dufite niyo kumva, niyo gukomeza gukurikira inyigisho nziza, niyo gukurikira ubuyobozi bwiza, niyo gukora dushyizemo imbaraga kugira ngo dukomeze twihute no mu iterambere, tuve mu biturangaza, dutanga amakuru y'ukuri kandi duhakanye, tunarwanye n'imbaraga zacu zose umuntu wese uvuga amateka y'igihugu cyacu nabi, ashaka kongera guteranya Abanyarwanda, ashaka kujijisha abandi batazi amakuru ya hano, ashaka guhisha, abenshi baba bashaka guhisha ibyo bo bakoze, ipfunwe ry'ibyo bakoze rigatuma bakomeza gushaka gupfobya no guhakana jenoside yabaye ku manywa y'ihangu yemewe n'isi yose. Uyu munsi rero twibuka ku nshuro ya 28 jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Mureke dukomeze dufatanye urunana, duharanire kuba umwe, duharanire iterambere ry'igihugu cyacu, duharanire ubumwe bwacu. Twahisemo kuba umwe, kuba umwe kwacu bidufasha kureba kure no guharanira ko u Rwanda rubaho none ariko ruzabaho imyaka myinshi na nyuma yacu. Guhitamo kuba umwe kwacu bidufasha gukora neza ibyo dushinzwe kandi tugakorera mu mucyo. Ibyo rero nibituranga, tuzaba dushimiye inkotanyi zaturokoye, tuzaba dushimiye ubuyobozi bwiza buhora bushaka icyiza mu Rwanda rwacu. Duharanire kuba umwe, duharanire kugendera hamwe, dufashe abafite imbaraga nke. Ubwo ndasaba ngo twongere turebe abaturanyi bacu, tubane neza, ariko kandi twibuke no gufasha abacitse ku icumu bagifite imbaraga nke cyangwa se bagenda bazigira kubera uko imyaka igenda ishira. Birashoboka ko ubu hari abagenda basaza, muzi ko igihugu cyakoze uko gishoboye, abakecuru, hari abakecuru batujwe mu mpinga nzima, ariko hari n'abandi turi kumwe dukwiriye gukomeza gufata akaboko tukabafasha kubaho, tukabafasha gusaza neza. Ariko hari n'abagifite imyaka mike ariko bakeneye ko abandi babafasha kuva mu iryo curaburindi bashyizwemo na jenoside, tukabafasha komora ibikomere, kuko hari abagifite gikomeye kubera ubuzima butandukanye bashobora kuba barimo. Inshingano zacu rero no gukomeza kubafata akaboko no kubaba hafi. Ubundi butumwa numva nasorezaho nubwo guha ababyeyi. Twabonye ikiganiro, dusanzwe tubibona bitandukanye, twabonye ubuhamya, twabonye n'andi makuru menshi dusanzwe tuzi. Duhe rero abana bacu uburere bwiza, tubatoze ko u Rwanda ari urw'Abanyarwanda, nyurire mu mateka bitewe n'igihe bagezemo, tubereke uko u Rwanda rwabayeho, ariko tubereke n'amahitamo igihugu cyafashe. Tubasabe gukomeza no kuzasigasira ubumwe bw'u Rwanda n'u Rwanda nyuma yacu na nyuma y'abandi bazadukomokaho ibinyejana byinshi. Ibi ndabivuga kuko uyu munsi abantu baraha bakoze ibintu bitandukanye, turebye imyaka dufite dushobora gusanga
abafite inama n'ibindi bibuka ari bake, ari abari mu myaka nk'iyaba honorable byabara umwanzi n'abandi nibo bafite ibyo bibuka by'abantu bakuru. Twebwe rero twari abana, uyu munsi dufite inshingano zitandukanye mu gihugu, emwe tumaze no kuba bakuru, hari natwe abato turimo dutoza. Uyu munsi rero dutoza abana duhereye kuri babandi bato b'imyaka 3 kuzamura, tutangire tubatoze gukunda igihugu no kumenya ko u Rwanda ruruta byose, n'isano y'u Rwanda y'Ubunyarwanda iruta izindi. Abana tubabwiza ukuri, niba afite n'ababyeyi bakoze jenoside cyangwa iki, tumubwiza ukuri ariko tumwereke noneho amahitamo ahari, tumwibutse ko icyo gihe ubuyobozi bubi bwatugejeje ku byo twagezeho, ariko uyu munsi ubuyobozi bwiza butugeza ku gukundana, ku kubaka u Rwanda no kumenya ko inyungu z'igihugu ziza imbere y'ibindi byose, kandi icyo gihe tukaba dufite urukundo rw'igihugu n'urw'Abanyarwanda. Ubutumwa bwiza rero twigisha urubyiruko, twigisha abana bato. Urubyiruko narwo rero abamaze kuca kenge, hari byinshi mumaze kumenya, hari n'ubushobozi buhari, ikoranabuhanga. Ambasaderi yashimaga amashanyarazi yageze aha ni henshi, aho ni umujyi, ariko hari n'ahandi kure cyane hamaze kugera ibyo bikorwa remezo byose. Tubikoreshe rero mu rwego rwo kubaka u Rwanda no kuruvuga neza no kurwamamaza neza, no kugira ngo ibikorwa byacu bivuge cyane kurusha iby'abapfobya, iby'abahakana, iby'abatuka u Rwanda. Urubyiruko ni inshingano nabwo zacu, dufatanyije abato n'abakuru, ariko duharanira ko nta wakwanduza, nta wakwangiza, nta wasenya ibyo tumaze kubaka, ahubwo dukeneye kubyongera, kuko ibyo tumaze kubaka ntabwo biragera aho twifuza dukurikije ko dushaka kuba igihugu giteye imbere kurenza aho turi uyu munsi. Nkaba rero navuga ngo dukomeze twibuke, duharanira iterambere ry'igihugu cyacu, duharanira kugenda nta usigaye, dufatana urunana, abafite imbaraga bagafasha abagifite imbaraga nke, duharanira ko nta wasenya ibyo twagezeho, kandi twigisha abato ibizabafasha gusigasira u Rwanda na nyuma yacu. Nabasoza mbabwira rero ngo dukomeze twibuke, twiyubaka. Murakoze cyane.